Nimutege amatwi mutuje dusasa akarago nk'abiciye ku nkengero z'icyayi kuko inkuru tugiye kumva si inkuru y'abanyabinyoma, ni isomo ry'amateka y'abagize Imana umutabarizi. Ese aho hari umuryango wabaye mu icuraburindi imyaka 10, ariko nubwo inzara, umuyaga n'ibitutsi byabagotaga ntibigere bacicika imbere y'Imana. Abavandimwe, reka mbere y'inkuru tubanze tunyunamure umutima. Erega baravuze bati iyo umuntu avuze isengesho ryo mu mwijima, Imana imuha urumuri rutava ku zuba. Ubu rero ni ubuhamya bw'umuryango ubayeho hagati y'ishyamba n'amasengesho, hagati y'inzara n'icyizere. Iyi nkuru iraza kukwibutsa ko isengesho ritavunwa, ahubwo rishobora gucukura n'urutare. Erega nk'uko bivugwa, iyo uvuze isengesho nk'usuka amarira mu ruzi, Imana ikohereza ubwato. Njye nitwa Ezekiel Niyomugaba. Rero mu ishyamba rya Wakalewala hari urwunge rw'ibiti birebire kurusha amagambo y'abasaza, hari hatuye umuryango wabaga mu icuraburindi. Erega n'ubundi umwijima ntuzimya isengesho ryacanywe ku mutima. Uwo muryango wari uwa Enoka, umugabo utarakurwaga n'igihe, wanze kuba igicucu cy'amateka. Umugore we rero yari Mariyamu, uwo bavugaga bati iyo umugore atumye ijambo ry'Imana, urugo rucanwa n'urukundo rwe. Aba rero bari batuye mu gace ka Rotorua, munsi y'igihande cy'ibicu bitavumera, aho ni mu gihugu cya New Zealand, hagati mu ishyamba ry'inkubiri n'amayobera, Wakalewala Forest. Iryo shyamba ntiryavugaga, ariko imvura yahoraga itatse imihanda, n'inkuba zikabwira amashyamba ziti herega hano ni iwacu. Imyaka yatangiye ari mu 1995, igihe izuba ryarengaga nk'iri kwirukanwa n'umwijima. Uwo muryango wahabwaga urusenda n'ibihe, inzara, ubukonje n'agahinda bye byarabaye imbohe y'amanywa n'ijoro. Abaturanyi bari barabahaye amazina bati bariya nabikirere gikonje, inzozi zabo ziburirwa n'ubukene. Ariko nubwo bari mu mwijima barasengaga. Buri mugoroba Enoka yajyaga avugira ku gicaniro cy'inzira, ijwi rye rikivanga n'urusaku rw'inkende, akabwira abana be Eli, Ruta ndetse na Yonasi amagambo yuzuye ubuhanga bw'amarenga. Ati umwana w'umuhungu rega ntamenya agaciro k'ishuri kugeza avanye no kutagira urufunguzo. Erega bwira Imana ibyawe mwana wa, kuko Yesu umuvandimwe w'injangwe ngugucike. Mariyamu nyina w'abo bana nawe rero ku ziko atetse impungure yazamuraga amasengesho, yabwiraga Imana amagambo y'ishoberamahanga nk'utambagira mu ijuru. Yawe Elohimu, ni wowe munyururu utabohoka, dutwikire mu rumuri rwawe, kuko umwijima wacu utangiye kuruma ku mutima. Iminsi yicaga irakirenga, imyaka 10 irashira, kuva mu 1995 kugeza muri 2005. Ubukene bwabagotesheje nk'inkari y'ishyamba, nta mwere, nta mbuto, nta kintu cyasaga n'amahirwe. Ariko nanone umuryango wa Enoka ntiwaguswe n'amaso, ahubwo waguswe n'amasengesho. Maze umunsi umwe rero ku manywa y'ihangu rya 2005, inkubi y'umuyaga iturutse ku nkengero z'isi yihungiranye umuntu, umusore w'umunyamahanga witwaga Davide, yazanywe n'amahindure y'ibihe. Ishyamba riramuhindukira kugeza ubwo yiroha ku rugo rwa Enoka nk'uvuye mu ihembe ry'inzovu. Davide abonye iby'uwo muryango nuko bafatana urukundo n'agaciro, yaravuze ati herega abasangiye amasengesho barusha abasangiye amaraso, kuko amaraso atemwa n'umuhoro, ariko isengesho ribambwa mu mutima. Yabaye utwo yari afite igihe imvura yari ahise, agatabo, udukoresho n'ubufasha bw'ijambo. Arasezera ariko avuga amagambo yo mu kirere ati erega nzagaruka, Imana yanyu nizanyohereza. Muri uwo mudugudu wa Rotorua abantu bose bari barahunze, kuko iryo shyamba imvura yaho yari imeze nabi, nta bantu bari bakirimo, abenshi bari baragiye mu miryango yabo. Ariko uwo muryango nta handi wari ufite ho kujya, rero bari baragumye hamwe. Ni nka bya bindi bavuga ngo hama hamwe duhangane. Rero hashize icyumweru nko kuruhuka kw'intare nyuma yo kugoboka, David yaragarutse atwaye imbuto, abakozi, ibikoresho n'ubwuzu. Iyi inzu ya Enoka irasanwa, ishyamba ritangira gutanga agahenge,
abaturanyi baravuga bati urugo rwasabye Imana irumva. Mu mwaka wa 2006 kugeza 2010 imyaka y'umucyo yarabaziye, imboga zarameze, inka zarabyaye, abana bariga, amasengesho arushaho kuba menshi. Mariyamu yahoraga asubira mu magambo nk'inkoramutima y'Imana: Mana idacika intege n'ijoro rimwe, ntereka urumuri rwawe rukomeze kudutembaho nk'amazi y'imvura. Enoka nawe akavuga nk'uvuga imigenurano yo mu ishyamba, watetse igifu ayitetesha n'ijambo. Imana iradukinguriye amarembo kuko utugaburiye inkongoro imwe, turimo gukorerwa ibigega 7. Abaturanyi batangiye guhinduka, bamwe baturuka kure baza kwigira kuri uwo muryango, babwira Enoka bati nta giti kibasha guhinguka kitavanywe n'umutima. Mu mwaka wa 2010 umuryango wa Enoka warabohotse burundu. Eli yari afite imyaka 25, Ruta afite 23, naho Yonasi we yari afite 17. Bigisha abandi, bahinduka ibitabo bifunguye. Maze muri 2015 Enoka ahamagara abana bose, abaturanyi, inshuti n'abagenzi, baricara munsi y'umuvumo, maze arabwira ati erega abantu b'Imana, mwumva umugani wa sogokuru, intare ntibagwe n'inzara yayifunguye amaso. Imana ntigihemuka. Aho ishyamba ryari umwijima, isengesho ryahibye urumuri. Icyo dusabwa ni muzaceceka imbere y'Imana. Erega abantu b'Imana, mwumva umugani wa sogokuru, dore ngo intare ntibagwa n'inzara yayifunguye amaso. Imana ntigihemuka. Aho ishyamba ryari umwijima, isengesho ryahabibye urumuri. Icyo dusabwa ni muzaceceka imbere y'Imana. Uwiteka ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde natinya? Ishyamba rishobora kuguhisha amarira, ariko isengesho rigucira inzira nk'inkuba y'amahoro. Iyi ni inkuru y'urumuri rwaturutse mu mwijima, urwibutso rw'umuryango utaraciwe intege n'ibihe, urugo rwasenze ku ishyamba rihindutse urusengero. Inkuru ikwiye kugusomerwa igihe isa kitangiye gucura amajwi y'igitondo ku iziko rishyushya imitima. Iyi nkuru ya Enoka ihuza neza nk'iya Daniyeli na Hana. Bose bahuriye ku kuba mu mwuka w'akarengane, agahinda n'icuraburindi, ariko isengesho rikabahindurira amateka. Erega burya isengesho ridahagarara ni nk'inkingi y'umutekano. Ntihagire ibikubangamira, Imana iba iri hafi y'abayisenga mu kuri. Kandi ngo isengesho riturutse ku mutima urwaye ntirijya ritakara imbere y'Imana. Imana yumva amarira atavugiwe hejuru. Isengesho rero ni urufunguzo rufungura inzugi zafunzwe n'ibihe. Nta mwijima ukomeye kurusha ugushya kw'amasengesho y'umutima. Dore rero inkuru irarangiye, ariko ubutumwa bwayo ntiburangiye. Erega urumuri rw'uyu muryango ntirwakomotse ku mashanyarazi cyangwa ku mbabura y'amahirwe, ahubwo rwaturutse ku isengesho ritavunitse, ryaraye riciye bugufi, rikanabunga mu mutima. Erega isengesho ni urufunguzo rw'ikirere, kandi ntirubura igisubizo iyo rutanzwe mu kuri. Enoka na Mariyamu batubwiye mu buryo bw'ibikorwa ko gusenga atari amagambo menshi, ahubwo hari umutima utareka kwizera niyo byose byazimye. Ushobora kuba uri mu ishyamba ryawe, mu ishyamba ry'inzara, indwara, ibitotezo cyangwa ubwigunge, ariko wibuke, aho isengesho ribaye nk'umuriro, umwijima uhinduka igicaniro cy'umucyo. Ntuzaceceke imbere y'Imana. Iracyumva, iracyakira, kandi iracyohereza nka Davide wo mu nkuru, kuko igitangaza kitazabura kuba. Ndabashimiye mwebwe twabanye. Niba ari ubwa mbere, ndabasaba kugira ngo mukore subscribe, tujye tubana no mu bindi biganiro byacu byose. Uwiteka abahire.